harya maze kugira abagore bange muri kampani. Maze kuba mu benshi ariko. Sedani kubakubye. Aya. Wamba kubyaza umusaruro. Harya rero napanze uyu munsi. Haruraza sha, haruraza. Kambyuke njye kubitega muri salo. Ajya bazana nje tubanze twumva ko bimeze. Kuba ufite abantu yoborana n'ukuri. Akuse mureke mbabaze mwaba. Kariya kazi ko gupanga oreri y'abakozi. Ntago arakange. Chef kinini buriya ntabwo nyakubahwa. Je numvaga ari wowe ubishinzwe. None se ni gute umuntu? Aho ujya wumva chef kinini? Gusa nyine ko ari chef kinini ntacyo warenzaho. Nuko ntacyo warenza ariko sabandi bivana inshingano z'umukozi. None se ahubwo nanone iki? Terega nubo yobora n'abakozi twese. Okay, ntabyo reka tubyemere. Akazi kavuye mu biro aho dukorera kuri company. Atujyanye mu rugo. None atujyanye mu rugo. Nese byo. Wasanga agiye kuba bagira ikimasa. Akamugana wabona ariko. Ashobora kuba agiye kutubagira. Wasanga ari utubagira ikimasa ngani. Wazajya ryari? Ngezajya ejo. Wowe. Yanaganya kujya ejo bundi. Nejo bundi. Wowe se. Ngezajya nyuma yanyu. Okay, sawa. Uzajya ryari? Nyamara tero. Samungane. Nese nta niyo yampaye. Impamvu jewe ndi chef personnel. Yakagombye ko yanabikoza bimbwiye. None ntabyo yambwiye. Ariko iyo muzo tujye mu kazi. Mubayero kwa chef. Mubaye. Nane gutumyeho. Kugira ngo nkurutse inshingano zawe. Hari ushinzwe iki muri company? Shinzwe umutekano nimero ya mbere wanyu. Good. Of course numva uzi inshingano zawe. Yego. No kuvuga ko kuva ku mano kugera ku musatsi. Umutekano wawe wose urawushinzwe. Birumvikana? No, urabona, sibyo? Kuva hano ku mano ukazamuka, wabonye? Ukagera, ukazamuka, ukagera hose. Umutekano wawe wose urawushinzwe. None rero hari agace karaye kabuze umutekano muri kamwe utundi duce twose uretse. Kandi ugomba ko ushobora umutekano ukawugarura. Chef kinini ubwo gace nakahe? Ko nta ntwaro nazanye sigo narwanisha iki? Bandabizi intwaro ragendana. Abo tugera mu cyumba nkwereke aho mwaze ndege utangiye urugamba. Chef kinini intwaro ko nta ndabizi. Nta ntwaro nazanye akazi chef. Ndabiye ngo nzi ko ufite intwaro ragendana tugende. Oya chef reka mubwire. Reka maze kuzana intwaro none nzi tujye kureba aho intwaro. Urayifite ndabizi ndayikwereka urayifite. We. Injira. Icara. Yaramutse chef kinini. Aramutse Amina. Yego. Nari mbyitavye nkuko nabonye mwabidushyiriyeho kuri orere. Ariko si ubundi chef kinini. Kubera iki
mwadutumyeho iwanyu. Amina Karani. urabona hari mu biro bari mu bintu byinshi akazi kenshi bari mu bintu bya administration bari mu ma evaluation mu ma report kwakira abashyitsi bagendera company ndetse no kubatekerereza ariko hano mu rugo nibwo mbonye umwanya wo kunyuza amaso mu bakozi bose ntabasesengura umwe ku wundi niyo mpamvu rero utumye kugira ngo uze hano. None se hari ikosa naba nakoze mwambonyeho byatumye muntumiza iwanyu? Oya Amina nta makosa wakoze ahubwo najya nkubutse inshingano zawe ndetse nkongere n'izindi kubera ko maze usanga hari ibyo bimwe udakora kandi biri mu nshingano zawe mbese ubundi hari icyo ushinzwe. Nungirije chef personnel. Voilà ntubyumva ni ukuvuga ngo ubu mpagarariye iyo chef personnel adahari birumvikana. Ikindi kandi ngira ngo uzi ko ari njye uri hejuru ya chef bose muri no company. Ndabizi. Ibyo bivuze iki rero? Biravuze ngo ndabategeka n'ibyanyu byose n'ubwenge bwanyu bwose mbese kuva ku mutwe wanyu kugera ku birenge byanyu. Uradutegeka rwose. Ni ukuvuga ngo haguka nkwereke nkuko yakubwiye ndabajya kuva hehe ku mutwe wanyu sibyo nkamanuka. Oya chef oya. Amina ntabwo amenya ko gutegeka. Urantegeka. None se umuntu agutegeka ntabwo aba guteka wowe wese kurubiwe. None se ntegeka umusatsi wawe amatwi agasigara urumva nteka amaboko inzara zigasigara ntege ku rutugu umugongo ugasigara. Genda ara mu cyumba andi mabwiriza agaza rero nyaguhera kandi niba ushaka kunyigumuraho ubimbwire. Kandi chef n'akazi kawe. Babigira ibiki? Umuntu atungwa neza aragiye. Yego winjira. Waramutse? Ariko ubona uri mushyashya. Hajya witwa nde? Icara. Julia. Wowe nta n'uwakurenganya. Ntabwo uramenya n'inshingano zawe. Nk'umuntu uhagarariye abandi bakozi. Aya si bamwe guhagarara abakozi. Doye nibo bakozi. Niyo mpamvu hari bimwe mbona utajya wuzuza. Ariko nacyo ndaje ngufashe, sibyo? Njara mu cyumba ndaje ngushakiye igitabo kirimo ibyo ugomba gukora nk'uhagarariye abakozi. Icyumba? Ndaje ngushakiye igitabo ndagusasha mu cyumba. Suri mushyashya ntabyo uzi, ukeneye igitabo. Nase mwakimereye hano. Mukinzaniye hano hari ikibazo ntagombye kujya kubishaka mu cyumba. Abashaka ko ndeba ushaka kuza kiburi hakiri kare. Ariko ndumva nta n'ikibazo kirimo. Ese nimba ari igitabo nyine kigomba kumfasha mu kazi ukinzaniye hano hari ikintu. Wa mukozi we kubona utaye kuza kiburi hakiri kare. Uracyocyorana na chef kinini. Nta nubwo ari no kubacyoshyora. Sinzi n'impamvu ahubwo mutanzanira igitabo nyine.
nyine nakubwiye urumva ngenda avuze ngo kiriya cyumba ntacyo ninjiramo nushaka uyubike nta mwagiye mwiyubaha none rambwa akazi burasuzugura abo chef personnel urabona uriya mukozi muretse kwinjiza vuba witwa Julie ubu tuvugana mwandiki baruwa imusezera ku kazi kunduka chef kinini ngo aragututse umuntu abantu twese hano tutatinyuka tutanubahuka koko aratinyutse aragututse koko yabikoze yantutse gira vuba ikindi kandi sawa chef kinini ubwira abakozi bari basigaye kunyitaba barabihagaritse kugera igihe kitazwi ndabikora gira vuba nta kimaze cyo kwa shefu kinini mwana kiriye byageze nshaka kubabaza mwibuke durarukana tuganira tubukuru tugiye kwitaba shefu kinini muzi ishyano nahuriye naryo ntacyo nakorwa mbabwira ishyano yihore ariko noneho nanjye nkagiye kutubagira ikimasa yaba ari ukutubagira ubuze neza ko ari igisiga aragiye kutubaca reka dukomeze tujye mu kazi yamfasha ntabwo mubizi yatugabura inkongoro nahise nirukanwa